Hey guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu. Nkuko bisanzwe video tutorial zacu zibanda kuri cryptocurrency. Uyu munsi tugiye kubahereza update zijyanye na Delta, tubereka ibyo bashyizemo n'icyo bigiye gufasha aba pioneers ba mininga iyi project ya Delta Kimo. Ariko mbere yuko dutangira ndabanza nkwibutse gusubira kuri konti yawe ukamininga. Niba hari ikibazo ufite kijyanye no kumininga, reba muri description uribemo nimero yacu ya WhatsApp, utwandikire tuguguidinge, tugufashe ukomeze ukore iyi mining, kuko mu myaka 2 iri imbere iyi mining izabigezweho cyane kandi ibyo mbabwira ni ukuri. Rero tujye kureba ikitwa DNews, turebe DNews ni iki, DNews igomba kudufasha iki muri iyi project. Reka tunyure kuri menu, kuri DApp, tugende kuri DApp hano hasi, hanyuma turebe aka kantu bita DNews. Hanyuma DNews yacu turaza kuyigeraho nguku ifunguka. DNews ni version ya mbere, urumva baracyafite kuyikora cyangwa kuyitunganya neza kugira ngo ibe nziza, igaragare neza mu matelefone yacu n'amakompiyuta yacu, ndetse ibashe no gukora icyo yaziye gukora. Hano tutire tujye kure, bavuze ko iyi DNews ikigomba gufasha no kuvuga ngo nahantu hazajya hanyuzwa amakuru yafasha abantu bamininga iyi project kuyumva neza, mbese kumva vision cyangwa se icyerekezo cy'iyi project, ndetse no kwerekana aho uko ibintu bizajya bigenda bikurikirana, ndetse no gukuza abantu cyangwa se kwagura abantu bakoresha urubuga rwa Delta bamininga ndetse banakorera amafaranga mu cyo bita USDT. Hanyuma rero gutangira iyi DNews, nawe ushaka kuyitangira ukanda hano kuri load the new version, ugategereza nyine bikarodinga. Okay, hanyuma uri hano hita ugera ku cyo bita latest, bitusanga hari abantu bagiye bapostinga ibintu bitandukanye, ukabireba icyo bita latest n'icyo bita rankings, ibintu nk'ibyo. So ahangaha rero habamo icyo bita hari mine, hakaba channel, hana amachannel abagiye atandukanye ushobora kugenda usanga abantu. No kuvuga ngo buri muntu wese waba ukoresha YouTube, waba ukoresha Discord, waba ukoresha X, waba ukoresha Facebook, waba ukoresha mbese buri social media yari yose waba ukoresha, nawe ushobora kuza hano ukagaragara kuri iyi list bita, mbese nawe ushobora kugira channel kwa ari byo ngiye kubereka nyine, then iyo channel ukazajya uyifashisha umenyekanisha ibintu byawe ndetse unafasha abantu muri project. Ushobora kuzuga kandi no kuri mine hano hasi, hanyuma warangiza ukaza ugakereya icyo bita channel cyangwa se ugahinduka umukreator. Kuba umukreator hano ukanda kuri become a creator like this, hanyuma wagera ahangaha hano nimba ari YouTube ugiye gushyiramo, hano ugashyiramo link yayo, izina ryayo, logo yayo, description, hanyuma ugakanda kuri register. Ibyo ngibyo mugomba kubikora, ndabizi ko ari byiza, bishobora kubafasha kugira ngo ibintu postinga bizajye bihita direct biba posted no kuri community ya Delta Kimo, kugira ngo bizajye bibafasha, bizajya bigufasha kubona abantu bakurikirana ibintu byawe, ikindi binafashe abantu gusobanukirwa neza umushinga wa Delta Kimo n'icyerekezo cyabyo. So ndumva ntabwo nibo bereka uburyo ba registering, ariko ushobora kuregisteringa ugahinduka umukreator, then uko ibintu bigenda bitera imbere, kuba umukreator bifite icyo byagufasha byanze bikunze. Ndabizi nta muntu utafite YouTube channel mu bankurikira utanafite wayikreya, biroroshye, ukaza ukayiconnectinga hano ugatangira gukora tutorial ukoresheje telefone yawe, then n'ibindi bikazagenda byizana gake gake. So ni ibyo ngibyo rero ndi kubona bongereyemo. Mufite igitekerezo, inyunganizi, muri description rero nimero yacu twandikire kuri WhatsApp, then tukuguidinge cyangwa se uduhe n'icyo gitekerezo cyafasha abandi bantu. Murakoze cyane rero, nimutarakanda subscribe kandi no kunzugera kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Rero reka mbabwire ngo Salavistra, tuze kuburana muri videos ubutaha.